Yes, mwongeye kwirirwa tugiye kureba uburyo ki ushobora guhindura ururimi, cyane ko uyu munsi tugiye kwibanda kuri browser yitwa Maxon. Ni browser nziza cyane, nabasaba ngo namwe mutangire muyikoreshe nk'uko abayikoresha babidusabye. Ati ni gute twahindura ururimi rwa Maxon? Kenshi iyo tumaje kwestara dusanga harimo ururimi tutabasha gukoresha cyangwa se tutabasha kumva neza cyangwa gusobanukirwa mu gihe tugiye kuri Gmail. Reka natwe tunyarukire muri Gmail kugira ngo turebe uburyo ki ururimi twaruhindura. Ukimara gusura urubuga rwa Gmail, turareba ururimi rurimo, turebe nimba twaruhindura natwe mu rundi rurimi, hanyuma turebe ko akazi kacu kagenda neza kurusha uko byatubangamiraga mu guhindura ururimi. Rurafungutse. Iyi ngiyi biri mu gifaransa. Tu google avec un seul compte. Wow. None nimba tugiye guhindura kugira ngo nibura nibi bize mu rundi rurimi, urugero nk'icyongereza, urajya kuri aka kantu hano iruhande umanure, hanyuma hasi murabona ahantu handitse français France. Ukandeho, haraza indimi nyinshi. Twebwe duhitemo wenda icyongereza cya United States cyangwa se United Kingdom. Reka twihitiremo United Kingdom, hanyuma turebe igihinduka. Urategereza akanya gato, murabona ko bise binahinduka get more done with Gmail. Hanyuma urabona ko ururimi rurahindutse, bivuze ko browser yacu ntago iri bwongere kugarura igifaransa, keretse niba konte yawe ya Gmail iri mu gifaransa nibwo ishobora guhita izana igifaransa. Naho ubundi ushaka no guhindura n'izindi ndimi, inzira ni kuriya. Hanyuma mukomeze mukande subscribe kuri channel yacu kugira ngo no video z'ubutaha zitazongera kubacika.